leta Kinshasa ishaka gukora conquête y'ubutegetsi bw'ahantu M23 iyobora kuko Tshisekedi namara kwandosinga umuntu utanzwe na M23 azaba ashyizweho na Tshisekedi niwe uzaba umuhemba niwe uzabugira gute azamukoresha niyashira amezi biramuhindure atabigiye inama na M23 arashaka ko ageze ukuboko aho Kongo hose M23 yafashe byanyura ibyo byanyura ibumoso ariko izinyesha managari nayifu nagari bicucu ubundi konsili ya Katari yagombye kubirigoma ikabikemura ikibazo ese igihugu kiri muri metero 7 ntikigira n'iki ambassade yacyo abise koko ibundi bya Katari bikugirwa nande muri Afrika urumva uretse gusa kuba urundi ruhande ruzubahiriza ibyo twumvikanye muri principe urumva ndetse ibyo bikaba byo bizageza ku kuganira dushingiye ku mpamvu muzizi ikibazo byose nta wamenya rero wasanga amakosa ya leta iyo yakotoye nanone M23 ntacyo biba bibwiye kuko bifite ibyizungukiramo ntago M23 babajwe no ko leta Kinshasa ari byitubahiriza ahubwo bituma nyine za Katari zireba leta imbuga mu menyo abo 700 ni bafungurwe yego n'abakamarade babo ariko kubona leta yakwa kubafungwa yarabyemeye ntago bihesha ikuzo izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Numvise ko Tshisekedi ashobora kuba ngo yemereye mama 23 ko bashyira abayobozi ku bice bafashe ariko akaba ari ubemeza ibyo byo byashoboka ko uyu munsi byaba bitangiye navuga guhinduka Tshisekedi akaba yakemera no guca bugufi kuko nanone ndibaza ko mu minsi yashize nibwo dushobora kuba twarabivuzeho ko batangiye gushyiraho n'inzego n'inkiko inkiko muri aka gace mama 23 bakontorora actually uretse amasantima dukunda kuzana wambaye ingofero nziza wa thank you so much nabwo nayo urakoze cyane urakoze urumva actually ibyo nk'icyo gitekerezo by'ukuri kiramutse kitarimo hypocrisy kikaba kitarimo ndi gucakura n'imitego bategana cyaba kiri authentique ni umuntu wa M23 yemejwe na government ariko iyo proposal itaziye muri consensus ivuye mu biganiro kubera iki shaka guca shortcut erega ibyo muri Republika Demokarasi n'iki kibazo kirimo kubera iki Tshisekedi ashaka ibintu bica mu njyapanya ntibaraganira first of all nta biganiro byari byaba babimenye neza abantu badukurikiye ntago leta Kinshasa n'umunsi n'umwe yari yaganira na M23 icyo bahuye gusa barahuye si ibiganiro na Doha ntago bajya bahura umwe aganirizwa urakaganizwa hangaha bakareba ikiri buve mu mwanzuro batubwira ko batarahura imbona nkubone cyo ni icyambere mesure de confiance ibyo M23 isaba leta Kinshasa nta na kimwe irakora ntabwo icyo ari igisubizo cy'ibyo M23 isaba nabanza atanga abantu 700 bafunze n'ibyo by'ubuyobozi bizagerwaho hagiwe hakozwe biri muri procedure y'ibisabwa kuki yashaka guhanga udushya n'udushaje tutarakurwaho urumva ubu ngubu wajya kubakira amagorofa ahantu utabanje muri high standing utarashyira kuri level high standing birashoboka cyangwa ariko ntabwo ari umubare mwiza ntiwakubaka hotel ahantu hatari clientele ntiwashinga isoko ahantu hatari abakiriya none kuki Tshisekedi aje kujya mu by'ubutegetsi kandi bataragera kuri niveau y'ubutegetsi power sharing uburyo ubutegetsi bugabanwa ibyo bizaza mu biganiro kera ntabwo uri muri mesure de confiance kandi M23 ntabwo amubwiye yuko abo yagenye ngo bayobore Kivu zombi bananiwe kuyobora sibyo kimwe nuko nayo bayobora Kinshasa itabemera erega ibituganira tukatubishyire ku inorevu ntabwo kuba leta iganira na M23 ari impuhwe yagiriye M23 nta nubwo iri powerful kuri M23 ngo ivuga ngo ni imbabazi irimo kuyigirira
iki kintu kunze kukigarukaho, bari ku meza areshya yego bamwe n'ubutegetsi abandi ni inyeshyamba, ariko ni ishyamba Kongo itigondera. So ubundi noneho ahubwo se M23 ko kitatangira kuvuga iti turabona umuntu uri muri iyi myanya mu butegetsi bwawe nawe tutamwemera mukureho, birasanzwe ibyo birashoboka. Bakaba bavuga bati tujya tubona umuministre utyoza ibyacu, niba ari paruku niba ari kayikwamba, diplomasi nta izatugeza mu biganiro, izadukerereza. M23 nk'ikinyeshyamba zishobora kwempoza leta abategetsi, ariko abategetsi kwempoza inyeshyamba ubutegetsi ni ikibazo kitoroshye. Ntabwo ari muri jeu amicale, mu mukino wa ntuze uri amicale. So ikintu mboramo ni kimwe gusa, leta ikunda ama shortcut muri ibi bintu, isa nkaho ishaka kwempoza M23 ibyo gukora, kandi M23 yarwanye intambara ngo yempoze leta. Yego, niba rero Kinshasa njya mbona no muri politike mpuzamahanga leta Kinshasa igirira amarira nkaho ari itewe ikibazo na M23, mambe nkaho M23 ari iteye ikibazo. No, leta yateye ikibazo M23 babimpuzi bagaruka barwana. Ubundi leta irusha amarira inyeshyamba gute? Arizo kwanza ziba mu ishyamba ziri mu gihugu cyazo, arizo zifite ubwene gihugu zibuhabwa na leta itarazibuhaye, arizo leta nira idasinziriye kurusha inyeshyamba, irara mu ndaki. So iyo shortcut ni ikibazo, ariko indi reflexion biri buzane ni yuko leta ishobora kubishaka ibintu bikemuka uko bishaka, idashaka ko bikemuka uko babyumvikanyeho. Yego, kandi iki ni ikibazo kiremereye, kuko no muri 2012 na 2013 wagiye ubona leta ya Kinshasa mu gihe cya Barambere Mende n'abandi yande bose n'abarutundura bajyaga bavuga ngo tuzakora ibintu gutya kandi tuzabigeraho. Leta ya Kinshasa ishaka gukora conquête y'ubutegetsi bw'ahantu M23 iyobora, kuko Tshisekedi namara kwanda usinga umuntu utanzwe na M23 azaba ashyizweho na Tshisekedi, niwe uzaba umuhemba, niwe uzabugira gute, azamukoresha nashira amezi biramuhindure atabigiye inama na M23. Arashaka ko ageze ukuboko aho Kongo hose M23 yafashe, byanyura ibyo byanyura ibumoso, ariko izinyeshyamba nagari nayifu nagari bicucu. So nafungura imbohe bamusaba, nafungura amabanke bamubwira. Urumva? Yego, ibindi ntago ari ikibazo kuri M23, kereka niba abana kote shaka bajya kwirevo itaraba negotiated, niyemere negotiation nibiva idoha nashaka za deploying bose. Kandi ibingibi bose Tshisekedi ya proposa ntago binyuranye n'ibyo Patrick Moya yavuze, ngo igihe gitoya tuzasubiza ingabo zacu, polisi n'abategetsi. Mbese nizo nzira arimo kunyuramo kugira ngo ashake M23 rero ko yemera. Ntago nibira ko M23 yabyemera, ntago byakunda. Yego. Andi makuru mu byo nagiye mbora nuko ngo gisore ni general harya ko nabonye ari ni colonel ninde, ni colonel. Yego, colonel Gisore ngo yapfiriye mu ndege, ariko ngo bikaba bishoboka ko ari umugabo witwa Masunzu wapanze na Tshisekedi kuba yayigwamo. Ibyo we ni kubyemera cyangwa se wamugani iyo umuntu apfuye havugwa byinshi? Urumva ntabwo jewe ndi umuhanga muri ballistique. Yego, abantu muri ballistique no baba bazi gukora reporting ibintu nk'ibyo ngibyo, indege ibisasu buri kimwe cyose. So iriya ndege yavuye nabonye mbona ikinyamakuru akadomo CD kivuga ko iriya ndege itigeze igaragara muri radari z'ikibuga cy'indege cya Bangoka aho yari igiye kugwa Ikisangane. Kuko indege yavuye Rubutu ni hafi na Kisangane, ntago ari kure ngo tuvuge ngo ni kure haradari. Yego, kuko yavuye Rubutu itari mu mboni zahiri bugwe, kandi aho bagomba kuyiyobora. Niba bikisangane komando wa Kisangane airport yavuze ko atayibonye mu mboni ze, no kuvuga ko iyo ndege wenda yakatiwe itumanaho kugira ngo itaza kugaragara muri radari. Bivuze ngo yaba yarayobowe na radari za Rubutu iguruka, ariko bakagena uburyo iza radari za Kisangane zitayibona, bikaba impamvu yo kugwa kwayo. Yego, wenda muri ballistique batubwira haramutse haje byo kumwica babishaka mu gihe bazakora enquête, niba koko basanga iyo ndege yaraturikijwe n'ikintu cyayitezwemo, kuko amabombe ushobora kwashyira mu ndege. Urumva? Yego, ibyo bita bombe ya retardement mukagena amasaha n'iki iri bushwanyukire. No kuba kandi wagena iyo minota ko indege iminota indege iva ku kibuga ku kindi bizwi, ikajya guturikira hafi na Gisangane, itaturikiye mu mashyamba ya Rubutu, ntiturike haguruka, nibyo bikubiye kenshi. Nabyo ni ibintu wakwitondera. Nkabona ko rero muri Kongo impanuka z'indege ni nyinshi, si yuriya yonyine,
gusa abantu baganira ibyo muri Congo bavuze ko kuba uriya mugabo yaragendanye n'umugore mu kintu kimeze nka misiyo ya leta, yego, ndetse kuri airport aho bahagurukiye Rubutu bakabanza gutanga amafaranga y'ibintu byo bari bafite hafi ya byose. Ndibuka ejo bundi Lieutenant General Ndakugarika ndira ko buca y'u Burundi avuga, twarabiganiriye, avuga ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana, yavuze ko yamubonye mbere y'uko apfa akamubonamo attitude adasanganywe, yego, abandi banyweye ntanywe, telefone yamuhamagaye buri kimwe cyose, yego, ntiyabivuze. Bigaragara ko hari abategetsi n'abantu bakomeye bapfa basa nkaho urwo rupfu bamaze iminsi barutegereje ari ikibazo cy'igihe ruzabera gusa. Gisora ajyanye n'umugore, umugore abanje kunyanyagiza amadolari yose hano amasikoti rwose uko ziriya stade wabona ko abantu bavuga bati misiyo turimo kujyamo ntabwo ari misiyo y'amahoro. Erega umugabo burya abashakanye urabizi ashobora no gutwara umugati bazanyice uhari, akaba atazi ko ari bwo mu ndege, ariko ko ahatumijwe abona wenda bari mufunge, reka tujyane nk'umugore wanjye, niba mfunga uzajya ungemurira, cyangwa se niho bari banatuye no ku busanzwe. Ni ibintu byinshi wakwibazaho, ariko kuba iriya ndege n'abo yajyanye baraguyemo, kariya gakorwa ko kuri aeroport guha amasikoti amadolari basigaye, kwaba ari nko kubasezera bati by'isi ni ubusa nimwakire, aho tugenda tuzagaruka. Ni ikintu watekereza, na cyane ko ashobora kuba ari umunyamurenge cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru ukurikije uko amazina yameze. Byose birashoboka. Kubitwerera amasunzu rero ntabwo mbizi, ariko niba ari umuhamagaye nk'umugaba we nabyo wagitekerezaho. Buriya akari mu nda y'ingoma akamenya n'uwayibambye. Twagakwiye kumenya yaragiye muri misiyo gisirikare, yahamagawe nande, nkuko ya telefone y'u Burundi uwahamagaye General Nshimirimana nawe yaba mu kita rusange cy'impanuro cyo kuraswa kwiwe, cyo gupfa kwiwe. So abapfa rero ni benshi, sibyo? Masunzu ashaka kumwicira mu ndege, sinumva ubuhangange bwa Gisore bwicirwa mu ndege nkaho yabuze ukundi yamwica. Burya umuntu yakwica kwinshi, yakwicira ku makonvoyi nka kuriya Colonel Mamadou Ndara yarashwe mu gihe cya Kabila. Yego, Mamadou Ndara umusirikare ukomeye cyane, ariko warashiwe ahantu muri ambush ku buryo wabonaga birimo ikibazo kumutegera mu ndege. Hano biransaba kubanza kumenya uburemere bwa Gisore, ndaza kubaza abamuzi kandi barahari, tumenye ukuntu niba ari umukoloneli w'igitangaza Masunzu yabonamo ikibazo cyo kwicirwa mu ndege, ko urupfu rwica mu ndege rukica abapilote mu ndege bayo, rugatwika indege n'agaciro kayo, rukagendamo koloneli wa Kongo, nabyo bishidikanyaho. Yaba n'impanuka isanzwe. Yego. Nanabonye n'ibiganiro bya Doha bigiye kongera gusubukurwa. Wabibonye? Ngo Goma ku ya 17 FCM 23 irashimira byimazeyo leta ya Qatar kubw'imbaraga zidahwema kugeza ku gukemura mu mahoro amakimbirane akomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabona ari birebire cyane, ariko ikigaragara cyo nuko nanabonye ko Qatar nayo yatangaje ko yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mutwe wa AFCM 23 umushinga w'amasezerano yagombaga gushyirwaho umukono hagati y'impande zombi agamije guhagarika imirwano nyuma y'uko itariki yari yateganyijwe yo kuyasinyaho itubahirijwe. Yego, ibi bikaba byatangajwe na leta ya Qatar ku cyumweru tariki ya 17 amasaha make mbere y'itariki yari yagenwe ngo ayo masezerano asinywe. Yari kuba ku wa mbere tariki ya 18. Yego, Kanama. Urumva rero Qatar yabonye ko ibi ngibi noneho bisa naho impande zombi zisa naho zikomeje kwinangira, nayiti rero reka noneho tubatumeho cyangwa se tuboherereze ko ibiri mu masezerano bitakomeje kubahirizwa. Warabibona gute se? Hari icyo biri buze kuza gutanga Bwana Mashari? Uko byanyera kose nk'ikintu cyo guhimana ko abisinzirije udapfa gukangura. Urumva ibyo gushimana rero kugira gute n'iki byose ndabona nubwo M23 yabyanditse, ariko harimo ikintu kimeze nko kushimisha uwanditse, sibyo? Kuvuga ngo M23 ya filime ngo ko igikomeje kuba muri ibyo ngibyo. Ariko hano bavuze ngo reka tubisome ngo M23 FC souligne par la présente
son engagement total en faveur du processus de paix de Doha et souligne que seule la mise en œuvre complète de la déclaration de principe permettra la tenue du prochain cycle de négociation qui devra s'attaquer aux causes profondes du conflit. Urumva? Yego. Uretse gusa kuba urundi ruhande ruzubahiriza ibyo twumvikanye muri principe. Urumva? Yego. Ndetse ibyo bikaba ari byo bizageza ku kuganira dushingiye ku mpamvu muzizi ikibazo. None se M23 avuga hano ngo yashimishijwe n'iki cyangwa ngo yashatse gushimisha ndeke ivuga iti turabona hano nta kintu na kimwe kiri mu n'icyuka. Kereka adversaire nakora ibyo dusaba. Kuko raka twabisabye. Nta kintu gishyashya kiri muri ngibi bya Qatar. Cyo kora icyo nabona cyo kirimo cyakabaye gishya nuko Qatar yaba yibutse inshingano zayo. Yego. Kuko nubundi ikibazo kiri muri ibintu bya Doha ari belligérant abarwana nibo bisabanira babiri icyo umwe ashaka. Yego. Kandi izo ni inshingano z'umuhuza. Ntabwo M23 yagomye gusaba ngo dufungure abantu 700. Ni Qatar yagomye kuvuga ngo 700 mwarabumvikanye muri ahangaha. Murabemera ko mubafite. Mubishyire mu bikorwa. Ubwo rero niba Qatar ahubwo abantu bazana amakonsila. Urumva? Ubundi konsila ya Qatar yagomye kubirigoma. Ikaba ikemura ikibazo. Ese igihugu kiri muri metero 7 ntikigira n'iki ambassade yacyo koko ubundi bya Qatar bikugirwa nande muri Afrika. So simbizi ubwo nibabwire Tshisekedi impande zo niba zandikiwe buri ruhande rukore ibirureba. Ariko nanone nta n'uwanamenya wanasanga no mu kwanga ibintu kwa Kinshasa bitari mu gihombo cya M23. Tuguye n'ikize nubwo wenda kudafungura abantu bawe bigize ikibazo we niba se M23 ibone zabafunguza ku mbunda ikabizaje Kinshasa ikabafungura. Niba se M23 tuvuga tuti yarekuye abasirikare OTAN bangahe ba leta na Croix Rouge abajyana ubwo tuguye n'iko nta bandi 200 bifite b'ingenzi. Yego. Turishobora ko yabohereje bose byose nta wamenya rero. Yego. Wasanga amakosa ya leta iyo yakotoye nanone M23 ntacyo biba bibwiye kuko ibifite ibyizungukiramo. Ntabwo M23 babajwe no ko leta Kinshasa ari byitubahiriza. Yego. Ahubwo bituma nyine za Qatar zireba leta imbuga mu menyo. Abo 700 bafungurwe yego n'abakamarade babo. Yego. Ariko kubona leta yakwa kubafungwa yarabyemeye ntabwo bihesha ikuzo. Kandi M23 biyorohera cyane iyo igiye mu biganiro ibona yarujuje byinshi kurusha leta irusha amanota. Ibyo ni ko bimeze. Reka dukomereze ku yindi kingo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.